mpisemo adresse nakuye kuri metamask. Umwanya wa kabiri mpisemo kowa, ubwo no kuvuga ngo muri make network ni kowa. Hanyuma ashyiramo amount yose cyangwa amakowa yose. Namara gushyiramo amakowa yose nkaza guhita nkanda hano hasi handitse submit. Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko network ndetse na core mining. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, cyane cyane abamininze core, nibo dushaka gukemurira ikibazo. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kugura coin cyangwa gukura amafaranga muri Binance ukayajyana muri OKX, ukayavana muri OKX uyajyana muri metamask, ukajya gustakinga nk'abandi, kugira ngo nitugira amahirwe kuba ikazamuka mu gaciro nawe uzaba umeze nk'umuntu wayiminings. Okay, ikintu cya mbere rero ukora, muri kubona ko ndi muri Binance yanjye. Ahangaha ndi ni kuri home. Rero cya mbere nimba udafite amafaranga kuri balance ngenda yafite, ushobora gukanda hano handitse P2P cyangwa P2P waba utari kuyibona, ukanyura hano handitse more ukajya kwishaka. Aha ni muri Binance guys, ukajya gushaka P2P. Yes, P2P yawe wamara kuyibona ubwo iba ari iyi ngiyi, ukayikandaho. Ubwo ni ku bantu badafite balance bakeneye kugura amacoin bakoresheje mobile money zabo. Yes, alright, muri kubona ko ahangaha hariho abacuruzi, ushobora kuza ukagura coin ukoresheje banka, ukoresheje Equity bank cyangwa mobile money. Kubona ko uyu wakoresha momo, hariho abacuruzi bagiye batandukanye. Reka turebe noneho tukimara gukora cyangwa ukimara kubona amafaranga ya kuri balance yawe ya Binance, icyo ukora kugira ngo uyageze kuri OKX. Icyo ngiye gukora, ikintu cya mbere ukora, urabanza ugakonvata amafaranga yawe cyangwa amacoin yawe ukayashyira muri coin igufasha gukora transaction, uvana kuri exchange imwe ujyana ku yindi batagukase cyane. Rero coin nakuri command gukoresha ni coin bita TRX cyangwa Trone. Niyo mpamvu rero ngiye kubanza gufata ari ya mafaranga mfite, nkabanza kumeka gashoboka ko ingano yayo nshaka koherezayo nibura ari muri coin yitwa Trone. Abanza nshake ijambo bita convert, ngirinde kuribona. Utari kuribona wanyura hano handitse more ukajya kurireba. Yes, iyo maze gukanda kuri convert ndategereza gato. Alright, nkaza kugera ahangaha. Hano hambere ntashyiramo coin, mfiteho amafaranga. Muri kubona ko coin mfiteho amafaranga ari USDT, hanyuma mfiteho 6. Bugandi nayashyize kuri future trading. Ku bantu bakeneye kwiga trading namwe mwazatubwira tukabigisha trading. Hanyuma hano nkahitamo coin nifuza koherezamo cyangwa gukombata nshyiramo. Kubona nshaka kuvana amafaranga yanjye kuri USDT nkayashyira kuri Trone. Hanyuma nkibuka gukanda kuri max cyangwa gushyiramo amount. Hano hejuru ni USDT rimwe, ngenda shyiramo max kubera ko nshaka kuyakombata. Ni namara kugeramo uze kuza hano hasi ukande nanditse convert, preview convert. Ukimara gukanda preview convert uraza kubona ibiciro ko bimeze. USDT 6 barampa nibura Trone 92. Ubu rate naguriyeho 1 USDT ingana na Trone nibura 15 n'ibice 37. Ibyo nabona ndi kubyemera, nkahita handa hasi handitse ngo convert mu gihe hari amasegonda atarashira. Iyo amasegonda ashize uri kubona ko hahitaza ijambo refresh, kongera ugakanda kuri refresh bakaguha andi masegonda, ukabona gukanda kuri convert amasegonda atarakurangirana. Okay, alright, amafaranga yanjye maje kuyashyira muri coin bita Trone. Hanyuma icyo ngiye gukora, ngiye kujya gufungura application yitwa OKX. Yes guys, OKX yanjye rero ikimara gufunguka, ikintu cya mbere nkora no kubanza nkajya hariya hasi handitse asset. Hano handitse asset, nizere ko gufungura OKX
mu bizobereyemo. Niba utazi gufungura OKX uraza kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp iri munsi y'iyo video kugira ngo turebe ko twagufasha. Yes, ukimara gukanda kuri asset yawe uraza gutegereza gato, hanyuma uweze guhita ukanda kuri deposit. Ukanda kuri deposit, hanyuma ukibuka guhitamo hano uburyo bwa mbere cyangwa uburyo bita on chain deposit. On chain deposit nibwo buryo ugomba guhitamo, then ugategereza gato, hanyuma hakaza search. Ukajya hariya hejuru muri search, ndavuga ahangaha ukandikamo core, ukandikamo TRX, kubera ko tugiye kudepoza TRX tuvanye kuri Binance tuzizana hano kuri OKX. Hanyuma wamara kuzigeza hano ukaza ugakanda hano handitse TRX TRS20 in network, uba ugomba guhitamo. Hanyuma ukagera aho baguha address yo koherezaho, wabona address yo koherezaho ugayikopiya ahangaha. Iyi address wayikopiye usubira kuri Binance nk'ibisanzwe. Binance yawe wamara kuyigeraho, wamara kugaruka kuri Binance yawe ugakanda hano handitse asset cyangwa wallet. Hano handitse wallet, ugategereza gato, hanyuma tugiye gukora withdraw. Ko nimba tugiye gukora withdraw, hano uraza kubanza uhitemo funding cyangwa spot bitewe naho ufite amafaranga. Alright, uri kubona ko amafaranga nyafite kuri spot. Amafaranga yanjye ari kuri spot. Drone zanjye 92 ziri kuri spot. Hanyuma nindangiza nze kande kuri buto yanditseho withdraw. Ngiye kubikura ku withdrawing. Kande kuri withdraw. Nkimara gukanda kuri withdraw ndaza guhitamo coin nifuza kubikura cyangwa ku withdrawing, ni iyi ngiyi. Yes, hanyuma nkahita mpitamo uburyo bwa mbere bwitwa send via crypto network. Alright, hanyuma uyu mwanya wa mbere cyangwa hano hantu hambere ahangaha nkashyiramo ya address, nka pastingamo ya address nakuye kuri OKX. Yes, hanyuma kora ko network nayihisemo n'ubundi kuri OKX, ubona ko network yihita yizanamo. Hanyuma hano ngashyiramo amount ya drone nifuza kohereza. Ngiye ndakanda kuri max kubera ko nshaka kohereza zose. Hanyuma urimo urabona ndaza koherezayo. Ngiye kubikura drone 92, ndaza kwakira drone 91. Nabona ndi kubyemera ibi ngibi akanda kuri withdraw, nta kindi. Ubwo ku bantu badafite Binance bakeneye ko tuyibafungurira, namwe mwaduhamagara kuri iyo nimero. Ku bantu badafite konti ya OKX bakeneye ko tuyibafungurira, mwaduhamagara kuri iyo nimero iri munsi ya video. Hanyuma ugeze ahangaha rero icyo ukora no gukanda kuri confirm, ukemeza ko ukeneye kubikura, ugategerezaho gato. Hano bakagusaba gukora verification. Gukora verification kuri Binance no gusaba code. Hano ukanda kuri get code ugasaba code, na hano ugasaba code. Kubera ko ngiye nkoresha authenticator, hano nkajya kuzana na code yo muri authenticator, nibyo ngiye gukora. Yes, ukimara kubona amakode yose rero uhita ukanda hariya hasi handitse submit, ugategereza ko birangiza codinga. Yes, ukongera ugategereza kandi kanya, ukabona ko withdraw yanjye ibaye iri guprocessinga, irimo processinga. Ubwo no gutegereza iminota mike tukaza kureba ko turi receiving kuri OKX. Yes guys, hanyuma muri kubona ko withdrawing kuri Binance byabaye completed. Yes, nkuko muri kubona hariya hejuru muri kubona ko withdrawing kuri Binance byabaye successful. Hanyuma kuri receiving kuri OKX naho byabaye successful cyangwa deposit yabaye received. Hanyuma ibi ngibi byose ukibona uhita ukarumigira kuri OKX, ukaza kureba ko coin zawe zagezeho. Alright, mwibuke ko nari mfiteho 0.40 by'amadolari, abangizeho amadolari 6. Hanyuma iyo ugeze kuri OKX ikintu cya mbere ukora, mwibuke ko tuhohereje drone, rero dukeneye kubanza kongera kuzigira USDT kugira ngo tubone uko tuzitradingamo amakoa. Yes, hanyuma iyo ugeze ahangaha rero uri hano uraza ugakanda kuri convert, jambo bita convert. Tubanze dukonvate nanone drone zacu tuzihindure
USDT, hariya hambere ugashyiramo drone kwa kariso tugiye gukombata, hakabiri ugashyiramo USDT kako tugiye kuvana muri drone dushyira muri USDT. Yes, alright. Hanyuma ukibuka gukanda muri kano kadomo kugira ngo transaction yawe igende neza, ugakanda kuri max, hanyuma ugakanda kuri convert. Nubwo buryo iyo ugeze kuri OKX ukonvatamo coin zawe zarangije kuba converted. Hanyuma coin zacu zikimara kuba converted, mbibutsa ko nababwiye kwiga ibintu bijyanye na trading, mukamenya spot trading na future trading kugira ngo nibura cryptocurrency mubashe kuzibyaza umusaruro neza. Nindi byo utabizi ushobora kutwandikira kuri nimero iri munsi y'iyo video tukagufasha. Alright. Hanyuma rero icyo tugiye gukora, nabwiye ko nkeneye kubona kowa zacu zigera kuri metamask, hanyuma tukazi delegatinga cyangwa tukazi staking. Tugiye tradinga za USDT tumaze kubona. Tubifata za USDT tukanda hano handitse trade, tuzi trading. Ubwo muraza kureba uburyo na trade ikorwa. Hanyuma iyo ugiye gutradinga, ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba nimba pair irimo ari kowa USDT, kwa ko ngiye gutanga USDT bame kowa mbone kuzohereza kuri metamask, right? Hanyuma hano kuri available balance muri kubona ko mfiteho utuntu duke, ndabanza nkande kuri aka kantu k'ubururu, banze nzane za coin za USDT, mbanze zizane nzishyire kuri trading. Yes, ndangije kuzitransfera, ubu zije kuri trading, kugira ngo uretse gato bibanze loading. Muri kubona ko hano misengiraho nibura $6.30. Yes, hanyuma ngiye gutradinga iyi coin. Ndaza kubanza nkande hano hejuru handitse market, handitse limit order, manza kire mu market, ngiye gutradingira kuri market. Hanyuma nibuke kuzamura kano kantu kuko ngiye guseringa yose cyangwa kugurisha ziriya USDT zose bakampa kowa, azamure nkageze kuri 100%. Ubona ni ntanga hano bari kumbwira ngo ni ntanga USDT izi ngizi baraza kuma kowa 2.39. Nibyo ngiye gukora, nirangiza ndahita nkanda kuri iyi buto yanditseho buy kowa, kugura kowa. Yes, order yabaye priced successful. Ubona ngiye guseringa kowa, kubona ko mfite hano hejuru mfite kowa 2.39. Noneho tugiye kureba uburyo izi kowa zacu ziri kuri OKX dushobora kuzohereza kuri metamask kugira ngo dukore delegating. Alright. Yes, nkuko nari ndi kubabwira rero, twabonye ko kowa zageze muri OKX. Icyo uhita ukurikizaho no gufungura metamask yawe. Wagera kuri metamask yawe ukibuka gukanda hano handitse receive kugira ngo wakire kowa ziturutse muri OKX. Ugahita ukanda hano handitse copy kugira ngo copy address. Iyo umaze gukopia address usubira muri OKX. Yes, wagera muri OKX ugakanda hariya hasi handitse asset. Handitse asset, sinzi niba muri kuhabona, ariko reka mpabereke hano hasi. Ukahakanda, then wamara kuhakanda ugahita ukanda kuri iriya buto. Iyi buto yanditseho withdraw, right? Hanyuma iyo umaze gukanda kuri withdraw bahita bakwereka coin ufiteho amafaranga ushaka ku withdrawing. Iyi ngiyi ari nayo tugiye ku withdrawing, niyo hita wikandiraho ugategereza. Hanyuma bakaza kuguha umwanya wa mbere wo gushyiramo address, umwanya wa kabiri wo guhitamo network, umwanya wa gatatu wo guhitamo amount. Umwanya wa mbere nshyizemo address nakuriye kuri metamask, umwanya wa kabiri mpisemo kowa. Ubwo no kuvuga ngo muri make network ni kowa. Hanyuma nkashyiramo amount yose cyangwa amakowa yose. Namara gushyiramo amakowa yose nkaza guhita nkanda hano hasi handitse submit, right? Submit. Nibuke ko kuri ntuza yanjye kuri
kuri ntuzanye nari nsanzwe mfite 0.9 kuri metamask, turaza kureba nageraho. Hanyuma hano icyo gihita gikurikira no gukora verification ya email na verification ya mobile phone kugira ngo transaction igende neza. Yes, hanyuma ukimara gushyiramo ama verification code uhita ugana kuri confirm. Buto ya confirm. Yes, bakahita bakubwira ko bakiriye request yawe, hanyuma icyo usabwa ugategereza akanya gato, ugategereza ko transaction yawe iza kugenda. Yes guys, murimo murabona ko ahangaha maze kwakira za coin 2.9 bingahe zisanga ya 0.9 nari mfite, ari kubona ko misengeraho kowa zirenga 3.36 guys. Nuko nguko rero uzavana amafaranga kuri Binance muri P2P ukayajyana muri OKX, ukavana muri OKX ukayashyira kuri ugahita yohereza kuri metamask. Ibijyanye no kudelegatinga murareba video yabanje twarabisobanuye n'akamaro ko kudelegatinga kubifuza passive income. Mbibutsa ko iyi video iba yakozwe mu buryo bwa education purpose. Rero mbere yuko ufata umwanzuro wo gukoresha amafaranga yawe, uwo aba ari umwanzuro wawe. This is guidance, iyi ni guidance tuba turi kubaha. Rero thank you so much for watching this video. See you again later.